Ikaze abanyarwanda badukurikiye bari mu bice bitandukanye by'igihugu, ngiye muri kumva ni umuhereza Fuduzis. Rero iyi ni YouTube channel yanyu ari nayo yacu Burishwadiro TV. Rero tubaye ikaze abantu mukomeje kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Rero muri iyi minsi twari tumaze iminsi dusa nk'abantu bahuza, ariko nk'abanyarwanda muri rusange twabijejeje ko mutazigera mutubura habe n'umunsi n'uyu n'umwe. Rero twijaritse mu izuru bya kamera tubazaniye ama breaking agiye atandukanye. Rero Burishwadiro banze ikaze abanyarwanda nawe bamenye ko wijanitse mu izuru bya kamera hakiri kare cyane kuri iri zuba ry'impanga bagaho ngaho i Nyarugenge. Abanyarwanda benshi baranatwikundira bari nyine muri Congo, muri Uganda, Tanzania, aho hantu hose muratwikundira turabizi. Inkunga yanyu rero ikomeye cyane, abantu benshi bagiye batazi cyangwa batanabyishimira. Inkunga yanyu ikomeye, icyambere ni subscribe, like, comment, ubundi ugakomeza wikaraga no ku yandi macana. Burishwadiro muhaye ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane, duhaye ikaze abadukurikiye bose nkuko wabivuze bari mu bice bitandukanye by'igihugu. Yego, uyu ni wa mwanya rero aho igitekerezo gihabwa intebe noneho kigahinduka umurage. Tuba dufite byinshi byo kuvuga, n'icyo twiyemeje twebwe dutunzwe n'umunwa wacu. Ntabwo twakiyemera. Twebwe dufite ububoko butoya, dufite agataye gatoya, ntabwo guhinga tubishoboye se rwose. N'ibintu by'ibiyedi ntabwo tubishoboye, ibintu byo gukoresha imbaraga z'umubiri izo ntazo dufite. Natwe twubatse umunwa kugira ngo tuze tuwusongore tubabwire ibyiriwe bivugwa. Ariko hari igihe uba wiriwe wikaraga ku macana atandukanye, ariko noneho ukaba hari umuzi w'uko biba byaratanye n'ukuntu biba byarasojwe. Twebwe tubiva umuzi n'umuzingo. Yego, aha niho nyine ibiganiro byacu mbabwira ngo bikurikirwa n'umuntu w'umuhanga kandi ureba yitonze, kuko iyo ugiye kwihutisha ntabwo umenya aho byatangiriye n'aho byasozereje. Rero natwe icano yacu Burishwadiro TV ni hahandi bavuga ngo utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Nudakurikirana iyi cano Burishwadiro TV uzamenya ibyo bakugerera ku mashyi, ntuzamenya byinshi. Rero abanyarwanda rero Burishwadiro uyu munsi rero wakugendekeye neza. Uyu munsi wagenze neza, ndi kubona akantu k'ibitumbiko byashatse kuva, ariko ukabona n'izuba riravanzemo ari ryinshi, ariko muri make twiriwe amahoro, turashima Imana. Ariko muri ino minsi hari inkuru iri gucicikana, abantu bumvise nabi ya trendings y'umugabo witwa Nzeyimana Lucky, umwe wa RBA. Yego, ubundi reka nkwereke. Urabona yarahondaguwe, ntabwo yakubiswe, yarahondaguwe. Ngira nitwo yakubiswe bisa nkuko naza nko kupita ibintu by'amagufi. Ahubwo urabona abantu nkatwe tuba twikaraga ku mbuga nkoranyambaga twigerera. Urabona iyo umaze kugira abantu barenze umwe bagukurikira, abo ni abafana, ni abakunzi, hakabamo n'abakunzi. Noneho rero urabona twe twigire, kubera ko tuba twifite na taye ntoya, dushaka abantu b'ababonsa, b'aba bodyguard nyine baturinda. Yego, noneho rero hari uburyo irasaga yabayemo. Hari ukuntu ugera nk'ahantu mu isoko ugiye nko kwigurira akantu, ugasanga nk'abafana bawe batangiye gushaka kuza bakuyora. Ntubuze ukuyora niba kuyora neza cyangwa nabi. Noneho rero ba bantu bacu baba batugenda iruhande b'aba bodyguard, ntuba wemerewe kudukora tutagwaye. Nyine usanga hari nk'ukuntu bashobora kumuterura bakamwigizayo, wenda neza cyangwa nabi, bitewe n'uburyo ashaka wenda kukwegera kandi bitemewe. Yego, nyine ntabwo wamenya abakwegera bose icyo baba bagushakira neza cyane nabi, ariko nyine noneho rero hariya wenda dukebura n'abantu baba batugenda iruhande, aba bodyguard bajye bamenya uko bitwara, kuko hari nyine ntabwo ari gufata umuntu ngo wenda umuhohotere, umugirire nabi se, wenda umwigizeyo n'ibibaraga byinshi, dore ko benshi baba barateruye ibyuma bakomeye nk'umuntu. Noneho hari nk'umuntu ejo bundi uyu Lucky nyine turi kuvugaho, Lucky Nzeyimana wa RBA. Ntekereza ko abantu bari kuvuga ngo ni gute waba uri umubonsa w'umuntu runaka ukaba utazi umugabo bita Lucky.
Lucky Nzeyimana Nzeyimana ngo icyamamare ubundi ni ukuvuga ngo ubaye utazi Lucky Nzeyimana nta nubwo ubuze igihugu cy'u Rwanda. oya aho si twemerana ati gute None erega kuba akora kuri RBA ariko se ngiye reka mubwire ikintu kimwe reba Jose Chameleone bivugwa ko yari agiye kwegera Chameleone uriya mugande none se kandi Chameleone ni icyamamare we turamuzi ni umustar Lucky Nzeyimana ntiyari yemerewe kumukoraho mu gihe afite abarinzi none se arubwo aragiye kumukoraho ko yari yinjiye mu kibuga oya yaramugiye inyuma uretse nje nabibonye n'ikibuga ese amavideo tuyashyira niwe wenyine wari uhari buretse mwereke Chameleone yari kumwe na genge agiye abafashe ku rutugu Lucky Nzeyimana abazi inyuma yihuta cyane none se wabonye abasunitse Lucky uriya Nzeyimana wabonye ari abagande cyangwa bari abanyarwanda? ni abanyarwanda bahawe akazi bakora akazi kabo neza reka mubwire ikintu se buri shwadiyo mfite umubodyguard wanjye Ben yemereye ukuntu kari akaza kumura atabitsa uburenganzira none reka umva icyo tutemeranya aho ngaho ni ukuvuga ngo ubaye utazi Lucky Nzeyimana ukora kuri RBA ubwo nta nubwo wabuze RBA keretse wenda uvuye nka hehese ni nk'ikihe gihugu kirimo intambara kereka uvuye nko muri Ukraine cya Somalia si nta makuru yaho meruka keretse uvuye nko muri Ukraine no cyangwa mu Burusiya ukaba ugifite ihungabana rya biriya bisasu biba biri guturika buri kanya none umuntu agira uwo akunda no yemera Lucky Nzeyimana ubwo kumva wenda ari ahantu henshi muhora ariko ngewe ariko reba Nzeyimana Lucky urumva nge nakubwira ati naswe na Lucky reba brand afite muri iki gihugu entertainment umbwire ngo ntabwo waba umuzi naswe na DB ku buryo ushaka gufata nk'ufata kana neza cyane uwo nawe ushaka nuriya DB mfite abo bodyguard bandinze yemerewe kuza kankuraho ngewe atabiherewe uburenganzira Chameleone rero muri ya celebration ya APRFC yirukanse mu ariko none hari andi makuru ari kuvuga ko Lucky ubundi hano abantu nyine ababonsa bitewe nuko bivuga nyine ubivuga uko ushaka bagire imyitwarire iboneye yo kumenya cyane no kwitondera natwe nyine hano ngaho tuje gushima no kunenga tushime tunanenge nyine ikintu harana ikintu nashima cyananenga ikintu nashima abashinzwe gucunga umutekano wabo neza mu gihe barinda uwo muntu wabahaye ako kazi ko kumurinda nta wamusagara tutitaye icyo ari cyo cyose tutitaye icyo ari cyo nashaka bari meya nashaka bari meya nashaka bari minisitiri bitewe n'akazi nge naguhaye cungira umutekano neza mu gihe nta muhaye uburenganzira bwo kumura Lucky Nzeyimana rero abamuteruye nshimira nyine n'inzego z'igihugu cyacu cy'u Rwanda kigira nyine icyo bita demokarasi igihugu cyacu kibamo demokarasi zigiye zitandukanye nyinshi kuri abamutwaye ni ikinyabupfura uretse wenda akantu kajemo ko kumusunika nyine bamukubita babonye bataramukubita ikiganza nyine yarashatse kuburana nkaho nyine ari icyamumene nuko nawe buri shodi wagenda ari Nyarugenge bagufata wenda nk'abapolisi ukavuga ati ngo ngende mu YouTubers ndi icyamamare nka kuno kareka none yashatse rero byo kubarwanya hazamo akantu nyine ko kumwubaha haza umufana Rushadi buretse iki haje umufana ruguru aravuga ati Lucky Nzeyimana ubwo batangiye kumumenya ahubwo buriya rero nicyo dushimira abadukurikira kuri hano kuri buri Shwadiro TV ni ukuvuga ngo hari abantu bari guhwihwisa bahwihwisa yego cyane biri kuvugwa ko ngo buriya Lucky Nzeyimana wa RBA yego ndabivuga buhoro ni nkongorera turi kongorera abakunzi bacu yego nakabanga turi kubibira ari cyane nuko ngo amagambo ari kuvuga ko ngo burango yari yabipanze ngo kugira ngo akora akantu kagakoryo ira dedo yo mu gatuzu kwemeruka yego nuko ngo yari yabipanze nabariya kugira ngo nawe ngo aserere none hamenyekanire kurushaho ngo bura nawe ni views yashakaga dore yuko views zizarikora muri iyi minsi aho isi igeze dore views rwose abantu batunzwe n'ibintu byinshi ati ari indirimbo ya Rusaka ahubwo se jya wiryamire nkawe ukurikije uko wabibonye ngiye ukuntu nabibonye ubona koko ari ibyo yigiraga yari yarapanze nabariya ngo baze gukora akavuyo kameze kuriya ni hit yashakaga cyangwa wenda koko byari nta mu bantu bazi ubwenge zikuza ubwenge sibyo
biriya bintu nyine byo kuba Rakinzeyimana yarafashwe kuriya uri kumva ntabwo Rakinzeyimana ni umuntu uzwi ako kantu urakemera nanjye nicyo ndi kuvuga ni arazwe ku gipimo cy'uko nta n'uwemereye kumutunga urutoki ari muri sitade. Erega twebwe bitewe n'akazi twahawe n'ababosi niyo icyo waba uri cyo cyose twe ntabwo waza udukanga ariko nyine Rakinzeyimana nawe yishakiraga hiti buriya kuri RBA ngo numvaga ngo ntabwo bimuhagije kuba hakora kuri atumira ibyamamare ngo burya ngo nawe atumira ushaka ariko byagaragariye muri stade ngo nyine biravugwa ko ngo yari yapanze na bariya ngo bakora akantu nyine kadasanzwe bitengeye n'ukuntu azwi n'abantu bamukunda ari benshi ahubwo abantu bajye muri comment batubwire birano dupango ariko n'imipango aha niho igitekerezo gihinduka umurage kuri MGC Idea Official MGC Idea Official Burishwadiro TV rero ni Burishwadiro TV cyangwa MGC Idea Official. Idea ni ibitekerezo hahandi hano tuba tukazana igitekerezo noneho kikaza kigahinduka umurage bitewe n'imbaraga gifite. Nshimira n'abantu mukomeje gukanda amasubscribe kuri Burishwadiro TV cyangwa se rero abanyarwanda tubavura imizi n'umuzingo se y'ibyabereye kuri Rakinzeyimana wenda narize nkeya tugiye tubakorera tutarambira abantu tujye gushaka n'ibindi bigiye tubashakira ama breaking news rero rero ndabashimiye cyane yari umuhereza Fujizose inyuma ya kamera Imana ibandindira mu nkuru cyane kuri TikTok na Kusi aho se nikaragaho rwose ndetse na Burishwadiro imboga zose ni Burishwadiro.